Yes, reka rero nanone twongere tubasuhuze shuti bakunzi ba Mwiki Official, twizere ko mumeze neza cyane. Hanyuma rero tuzanye inkuru nziza ku nyeshyamba za M23 aho zigiye kunguka aba general autoproclamé babiri. Gusa haracyarimo ikibazo kuko umwe ni umu FDLR, sinzi ukuntu ari bwijoininge. Gusa biri kuvugwa yuko uwitwa Kageri we ari uko yabuze inzira, ari hafi kuza kugera mu ntare za Sarambwe. Naho General Inyasi ndaje tumugarukeho, tumufiteho amakuru menshi cyane. Ahangaha ni muri Bashari Mukoto, turaje turebe Bashari Mukoto ndetse na Bashari Kayembe, tubirebere hamwe uko byifashe. Ese birashoboka ko M23 yakakira aba barwanyi bombi uko ari babiri? Ese birashoboka ko M23 ya joiningwa na FDLR bigakunda? Ntago bishoboka, turaje tubirebere hamwe. Ese koko byaba bishoboka cyangwa se baba biripotinze kugira ngo baze bahabwe ibihano berekeze mu gihugu ukiwabo i Rwanda? So turaje tubirebere hamwe byose uko bimeze, inkuru by'umwariko nyamukuru zose ugiye kugenda uzumva. N'amakuru rero menshi namaze kuba nkutegurira ari kuvugwa hano muri teritwari ya Masisi, uko urugamba ruhagaze maginga ngaya ndetse uko situation zimeze byose uraza kubyumva muri aya makuru. Hanyuma kandi ndaza no kukubwira andi makuru akomeye cyane by'umwariko yajyanye n'urugamba ruri kubera hano muri teritwari ya Warikare, aho riri nyeshyamba za M23 nanone zongeye kugaragaza ubundi buhanga bukomeye cyane. So n'amakuru menshi cyane rero mbazaniye, ndagusaba ngo ntize umwanya muto cyane, hanyuma nyine nkugerereyo nkubwire uko byifashe. Nakubwiye ngo mu minota mike cyane itarenze 10 ngiye kukuzengurutsa uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu materitwari yaho yose uko angana, by'umwariko ayiganjemo ari kuberamo urugamba. Hanyuma nimbisoza ndaza kukuzengurutsa urw'imisozi igihumbi. Tayari ni u Rwanda, ubwo amwe mu makuru nabashije kubamenya nuko bihagaze nabwo ndaza kukubwira. Turerekeza muri Edeni, iyo ngiyo irya iyo ngiyo mu gahugu kenyegeje, tubabwire nako gahugu cyangwa se icyo gihugu uko byifashe. Igihugu gitemba amata n'ubuki, igihugu cya Edeni, igihugu cyavukiyemo Adamu na Eva. Turaje tubirebere hamwe. N'amakuru menshi cyane rero mbazaniye. Ibiryo u Rwanda nicyo kintu kibaba hafi cyane. Turaje rero tubirebere hamwe byose ugiye kubyumva muri aya makuru akomeye cyane. Mbibutsa ko uri hamwe nanjye Pacifique, turi kuri Mwiki Official. Usabwe rero gukanda subscribe kugira ngo udacikwa n'aya makuru ngiye kugenda nkugeza. So rero munyemerere twinjire muri aya makuru akomeye cyane, hanyuma tuyahere kuri aba ba general babiri autoproclamé, bose bari kugira gute, bari kwijoininga kuri AFC M23. Umwe ni General Kagiri, ni umugeneral wa Zarendo uyoboye ubungubu ahitwa Bashari Mukoto. Uyu nguyu rero akaba yabuze buryo ki akata bagenzi be hanyuma ngo yerekeze muri AFC M23, dore ko amazi iminsi ngatanga bamuhereza invitation, hanyuma nawe atanga ubutumwa bwo kuba bamwohereza invitation cyangwa se bamubwira ngo naze kuba bamwakira bisaba. Hanyuma rero invitation M23 kaba yemeye kwitanga tayari, akavuga ati, bakamubwira ati ngaho ngwino kabisa utujoininge dufatanye kubohora igihugu. Uyu nguyu rero byavuzwe cyane. Hanyuma uwitwa Inyasi uyu nguyu utajya uhereza agahenge n'akana gatoya AFC M23 nyine, by'umwariko ku rugamba ngabe yabarika batuzeho, byibura niba ari n'unywa amazi ngayanywe, ahubwo iyo abonye hari umwanya bashobora kuruhuka we akora ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo arebe niba uwo mwanya we yawuprofita, hanyuma akaba yabagabaho ibitero nyine nk'ibyo bitunguranye. So rero urumva ko ngiye kubabwira uko bihagaze. Amwe mu makuru mfite nuko kuva ku itariki ngira ngo nugwera kuri 19 gutyo 18 kugeza uno munsi, hari amakuru ari kuvuga ko uwitwa Kageri uyu nguyu kabisa amaze igihe atanga ubusabe muri AFC M23 asaba ko bamwakira cyangwa se niba bamwemerera kumwakira, hanyuma agafata ingabo nkeze zimwumvira hanyuma bakazana. Ubu tuvugana rero inyeshyamba za M23 zaramwemereye, ziramubwira ati wowe niba wamaze gufata umwanzuro nta wawugufatiye, ngaho ngwino shaka inzira n'uburyo turakwakiriza yombi. So rero niyo mpamvu mumaze iminsi mwumva ngo urugamba ara muri Bashari Kayembe ni ruke cyane ugereranyije n'uri kubano muri Bashari Mukoto. Uyu mugabo rero akaba ari gushakisha inzira kugira ngo yerekeze muri M23. Ubu tuvugana uwitwa General Inyasi nawe yabajije tese birashoboka ko nanjye
binjira. Sinzi ngo bamusubije ngo iki, gusa ntago ubusabe bwe burasubizwa. Gusa nge amwe mu bakuru nabahereza nicyo nabizeza nuko uyu mugabo Inyasi ntago bamukundira. Sinzi niba bamwemerera, gusa nzi neza ko batamwemerera bitewe n'ibyaha afite cyangwa se ibyazwiho kuva na kera yica abaturage by'umwihariko biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi. Yarishe yica abasirikare batari bake ba M23, aho wenda hari mu rugamba ntitwabitindaho, ariko yakomeje kugenda akora ibikorwa bibi nko gutwika inzu z'abaturage nyinshi cyane. Yatwitse umudugudu wose by'umwihariko wakekwaga kutuyemo abo mu bwoko bw'abatutsi, bose arabatwika. Ibi rero bita biba bimwe mu bikorwa bikomeye byakozwe cyangwa se ibikorwa bibi byakozwe n'uyu mugabo General Inyasi. Akaba ariyo mpamvu nyamukuru inyeshyamba za M23 zitapfa kumukundira ngabe yakerekeza hehe hano mu rugamba. So rero ngira ngo ibyo birumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko byakomeje kugenda bifata indi ntera. Gusa rero reka nkwiyere ku yandi makuru akomeye cyane by'umwihariko ari kuvugwa hano mu burasirazuba nyine bw'iki gihugu. Amakuru nakiri avuga ko inyeshyamba za M23 tayari nta kabuza nta ni mu gihe nyine aba basirikare bameze batyo cyangwa se imyiteguro imeze uko. Hari amakuru nakira avuga ko hano muri Warikare hatangijwe urugamba rwo kubohora teritwari n'ubundi nkuru ya Warikare. So ibi rero bishatse kuvuga iki cyangwa se bihatse iki? By'umwihariko ku mujyi wa Kisangani, dore ko ari wo uteje impagarara, ari nawo uri gutuma ibi bice byose M23 iri kujya yigarurira. Ahanini bari gushakisha kure buryo ki bafata teritwari. Hanyuma leta Kinshasa yikete itekereza ko impamvu M23 iri gushakisha iyi teritwari ngo no kugira ngo basatire umujyi wa Kisangani bahite berekeza mu gace kitwa Pofi. Hanyuma bava Pofi berekeza muri Ituri. Ubwo nyine ako gace ka Pofi kari muri Ituri kandi kari hafi n'umujyi wa Kisangani, hari naho Thomas Rubanga muri imisi akambitse. So rero amwe mu makuru mfite nuko abarwanyi ba M23 bo bari kugaragaza ubushake bwo kujya kwigarurira utwo duce twose kandi mu gihe gito cyane. Bereka hari ibimenyetso bigaragaza ko izi nyeshyamba za M23 nyine icyo zishaka gukora cyo nyine cyangwa icyo bo bashaka gukora no gufata iyi zone cyangwa se iyi teritwari ya Warikare, hanyuma bagashyiramo umutekano, abaturage bakaba babayeho by'umwihariko neza, barya baryama igihe bashakiye, dore ko buri saha bama bikanga imirwano. Iyo bumvise isasu ngira ngo murabizi neza cyane niba hari ikintu hari abantu bazi kurasa bangiza n'abazarendo. Muzarendo kabisa ajya yitora karasigita kagicucuma ati bano n'abasirikare ba M23 akirengagiza buryo ki amasasu ahenda. So ubu rero tuvugana amakuru nakire nuko ngo inyeshyamba za M23 zimwe na zimwe zatangiye kugenda zerekeza hehe n'ubundi muri ibyo bice byose. So ngira ngo rero birumvikana neza cyane 5/5 ko nyine ari ibintu byakomeje kugenda abifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma rero nkaba nkomeje kugenda ambikurikirana neza cyane 5 kwa 5 uko bigenda byitwara kose, ndaza kubabwira nyine uko bihagaze. So reka rero twihute cyane tuve muri iyo teritwari ya Warikare. Ngira ngo ni iminota mike cyane nkuko mba nabibabwiye, tubanze turebere hamwe hano muri Masisi niki kwanza kiri kuba, niki kigezweho, dore ko hari kuvugwamo imirwano ndetse no kwigarurirwa tw'uduce tumwe na tumwe n'ubundi twari dusanzwe tubamo M23 ariko dusanzwe n'ubundi dukoreramo na za Wazarendo. Rero nahasanzwe ngira ngo murabizi neza cyane, nkunda kugenda mpagarukaho aka gace ka Nyabyondo tayari kera kabaye kaba kajya mu maboko y'inyeshyamba za M23. So ngira ngo rero birumvikana ko ari ibintu bitoroshye habe na gatoya. So namakuru rero akomeye cyane n'ubundi nari namaze kugira gute kuba mbategurira by'umwihariko ajyanye n'uru rugamba ruri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. So urumva rero ko bitoroshye uko bihagaze cyangwa se uko biri kose, nyine urugamba rwo rwamaze kugira gute gufata indi ntera. Reka rero twinjire gatoya muri Uvira naho turebere hamwe uko byifashe, hanyuma mu kanya gato ndaza kugaruka mbahereza amakuru n'ubundi yo mu gahugu kinyegeje. Hanga rero amakuru mfite nuko hari ibitero bishyashya by'igisirikare cy'u Burundi byongeye kugabwa ku nyeshyamba za M23. Ubona ko ari ibintu bitari byoroshye
ariko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi cyo nakubwira cyo nyine nuko zino nyeshyamba za AFC M23 nyine zabashije kugira icyo zikora by'umwihariko ku kijyanye no kurinda umutekano w'abasivili hano mu bice n'ubundi bigiye bitandukanye bigaruriye, ari byo byakomeje kugenda bigira gute bigabwamo urugamba, bigabwaho nyine ibitero bigiye bitandukanye mu bice by'umwihariko byinshi cyane biherereye hano muri Prende Ruzizi yerekeza muri Rusizi. So rero ndagusaba ngo ukande subscribe, mu kanya gato ndaje nkugezeho amakuru by'umwihariko yo mu gahugu kinyegeje, hanyuma ngaruke no ku butaka bw'Kinshasa naho nkubwire uko bihagaze. Je nitwa Pacifique, ni Mwiki Official, ukomeje kubana nawe, hanyuma rero amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.